hari umubyeyi witwa Pasiteri Zigirinshuti. Yego. Pasiteri Zigirinshuti nibyo koko ni umusaza ashobora kuba atambyaye ariko nkaba ndi muri umuna wenda nko mu bakangahe bamukurikira bitewe n'imyaka afite, ariko umutima wanjye nk'umusaza ambabarire kwiza wishya. Yego. Isubiremo nk'umuntu w'umusaza pasiteri ungana gutya, Pasiteri Zigirinshuti musabye imbabazi. Yego. Aho yambonye uko yanyumvise, kuko mubo yagizeho akabazo nanjye nari ndimo. Yego. Ariko musabye imbabazi. Yego. Kandi kubihamisha ko mbabariye ntawazagaruka kuri Zaburi nshya abimbwira. Abivuge yuko yakubabariye. So Pastor wabyumvise? Nabyumvise. Yego. Kandi bamvugaho ibintu bibi. Yego. Baranyanduza kwiri. Yego. Banyita intera hamwe, bavuga ko mfatanya n'intera hamwe. Mbese ibintu bibabaje umutima. Yego. Narabyumvise nuko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu hari 3:45 za mu gitondo. Uwitwa Joseph Ruzirampuhwe ariwe Magashi TV arampamagara. Yego. Zaburi nshya. Yes, bakunze bazabona icya turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turafuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Dushimiye cyane ko Imana yongeye kuduha uyu munsi kugira ngo tunezererwemo. Dushimiye Imana cyane kandi ko yatugiriye icyizere ikaduha uyu murimo kugira ngo tukore. Turi kumwe n'umushumba wacu n'ubundi, reka tumusuhuze mu izina rya Yesu. Muraho. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mumeze neza? Tumeze neza, turashimira. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka rero tuhite dutangira dusenga Imana kugira ngo twinjira muri ya nyigisho yacu nk'uko abantu b'Imana bari bayitegereje. Iyo haciye iminsi rwose abantu batubaza aho igice gikurikiyeho kigeze. Ni karibu n'isengesho. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye ngo twongere tugaburire ijambo ryawe. Waraduhamagaye utugirira icyo cyizere, utugira abo kwizerwa, turabigushimiye. Ndakwinginze ngo umfashe muri uyu murimo utoroshye, imbaraga zawe zimbashishe kuwukora neza, Mwuka Wera nshoboze rwose. Kandi abera bateze amatwi izi nyigisho ndetse n'abandi batarakizwa zibakoreho kugira ngo tubone iminyago myinshi tunyaga Satani. Turagushimiye ko udufasha muri byose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi. Pase tumaze gukora inyigisho nyinshi, twakoze ibiganiro byinshi kuri topic ivuga ku kugaruka kwa Yesu Kristo. Ngira ngo abantu benshi bagize umugisha wo kubikurikira, barahemboye cyangwa se bakuwe ku rwego barore bagezwa ku rundi rwego. Imana yarabakoresheje cyane, ariko mbere yuko twinjira mu gice navuga ko ari icyanyuma, ndagira ngo mwongere mudufashe mutwibutse ibice twagiye tuganiraho, hanyuma tuze kwinjira mu gice cyanyuma abanamaze kumva. Dutangira twerekanye itandukaniro ry'impanda y'imperuka n'imperuka y'isi. Yego. Hanyuma ku munsi wakurikiyeho dusobanurira ijambo ryitwa guhungishwa. Hanyuma ikigisho cya gatatu twatandukanyije icyo twita kugaruka kwa Kristo. Tunasobanura ko kugaruka kwa Kristo atari ukunguku azahagarara ku bicu. Yego. Hanyuma tuvuga yuko uyu munsi turi buvuge noneho ku bice bibiri bya nyuma ari byo bisoza nyigisho z'iminsi y'imperuka. Yego. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndumva rero twabakira noneho mukatugezaho inyigisho mwateguye uyu munsi. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana hari icyo ridusaba burya mbere yo ijambo ryayo. Cyambere no kubohoka, tukakora umurimo imitima yacu ibohotse. Yego.
tubohokanye n'abantu. Yego. Murabizi ko mu minsi yatambutse nko mu ntangiriro z'umwaka nagize urugamba rukomeye kigeze kitoroshye. Yego. Abantu batatu bajya ku rubuga rumwe barampindanya, baramparabika, bamvugaho ibintu bibi. Yego. Baranyanduza kweri. Yego. Banyita interahamwe, bavuga ko mfatanya n'interahamwe, mbese ibintu bibabaje umutima. Yego. Narabyumvise nibuka ubwo Dawidi yatukwaga. Yego. Dawidi igeze gutukwa, baramutuka cyane. Hanyuma mu gutukwa aravuga ngo ni mubihorere bitukire, ngo ubwo niko Imana yabyemeye. Imana yabyemeye ko nicyo kintu nahise nibuka. Rero icyo kintu usibye gusenga Imana ikampa imbaraga cyari kiremereye. Yego. Cyarandemereye kuko biragoye ku muntu wabayeho ukagira ibibazo guhera muri 90. Yego. Gahura n'ibibazo bya politike mbi by'amoko yari muri kino gihugu. Yego. Gahura nabyo gihe hari ingorane ku bwoko bw'abatutsi. Yego. No ku bandi bitwaga ibyitso. Yego. Umuntu wese wagiraga muvandimwe hanze cyane cyane mu gihugu cya Uganda byari ikibazo. Bigira 94 nzi uko nabayeho muri icyo gihe kandi kigoye. Rero kumva umuntu yanyita interahamwe. Yego. Mutima wanjye waravunitse byo mu rwego rwo hejuru. Ndihangana, Yesu aramfasha imbaraga bihagararamo rwose. Yego. Sinahangana. Kira cyo kudahangana rero kugira ngo nkibashe. Yego. Nuko Yesu yangandirije ari amagambo y'ukuntu bamututse. Yego. Bakajya n'ubwo bamwita umukuru w'abadayimoni, Belzebuli. Noneho yasoje avuga ngo none se niba barabingise mwebwe. Yego. Abato kuri njye. Yego. Mwibwira ko babibise byaba bivuze iki? Nibibabaho ujye umenya ko nababanjirije. Yego. Mpagarara aho hantu afite amagambo menshi yankomeresheje Kristo Yesu. Yego. Numva ndakomeye. Nkomeza umurimo w'Imana. Nuko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu hari 3:45 za mu gitondo. Uwitwa Joseph Ruzirampuhwe ariwe Magash TV arampamagara. Yego. Ansaba imbabazi. Ansaba imbabazi. Kandi numva rero biravuga umutima we. Kandi rero twebwe n'ubundi nta handi ntiturenga aho ngaho. Yego. Kuko hirya yaho ntituhagera. Yego. Hirya yaho hazwi n'Imana. Ariko ngi cyonze nuko kuri iyo tariki kuri iyo saha yampamagaye. Yego. Ansaba imbabazi. Nambwira ati rwose mushumba narahemutse mvuga amagambo mabi ndagutuka ndakubahuka none mbabarira. Yego. None usibye no kuba ndi umupastori kuba ndi umukristo bwabyo. Yego. Najya ngo ari kintu nari gukora cyatari kumubabarira nta kindi rwose pe. Ntabwo nafashe umwanya ngo nzitekerezeho umubwire ngo genda uzagaruke ngo izi mbabazi nsabye sinzizeye nkuko bamwe babigenza. Nahise muganumva ndakubabariye. ngira ngo ari kumwaka indishyi z'akababaro. Muri hisha iki? Ubuse Yesu yarihishije iki? Yakosaba magana. Kubitutsi bamututse. N'isoni zamukoreye ku musaraba. Yarihishije iki? Ntacyo. Ndamubwira ndakubabariye Jose. Ndakubabariye gusa n'Imana ikubabarire. Yego. Wenda icyo nagusaba uzambabarire nubishaka nubishobora. Ibi bintu nawe uzabikorere aho wakoreye ibya mbere. Yego. Imbabazi usabye uzazisabe. Ariko impamvu nziguhaye nuko tutazi izuba rirashe niba riri burenge. Yego. Mbikoze kugira ngo na hatoya utabura ijuru n'ubugingo uzize ko Michel yakunye imbabazi. Ariko kandi nanone nawe iyo utamubabarira
nawe ntabwo ari buzababarirwe. yasuko se siko se ijambo ry'Imana rivuga yego nimutababarira abandi ibyaha byabo namwe so mu ijuru ntazabababarira. yego niko ijambo ry'Imana rivuga. yego ubwo nuvuga ngo ni ukwikiza nawe umukiza. rwose ndetse ahubwo burya kino gutangaza yego ijambo ry'Imana ubundi rinadusaba kubabarira batari bazi dusaba. yego nicyo cyanamfashije. yego zasanze izo yansabye yego zasanze naramubabariye guhera urya munsi. yego urya munsi yego yego kandi nkubwire President n'abandi bateze amatwi umuntu bavugaho ikintu kitari cyo yego abeshyerwa arenganywa atotezwa uwo muntu kubabarira bikwiye kumworohera cyane rwose. ubundi ikintu kigorana ni ibintu bavuga ku muntu ari nabyo yarabikoze. yego umutima we uri coupable ucirwa urubanza. yego uwo muntu nta n'imbabazi yanabona. yego kuko bavuga ati n'ubundi se ko bampora ukundi ankize hanze. ahubwo wenda nuko ibyanjye bijya hagaragara ariko ubundi mu by'ukuri niko ndi. yego rero bene uwo muntu no kujya kumwiregaho ngo asaba imbabazi sinzi ko byamara. ariko jewe ndiyizi n'Imana. yego n'abanyarwanda bakiye abanzi. yego sibyo. yego hari ijambo riri muri mu migani. yego igice cya 19:11 wabasha kurinsomera niba imigani igice cya 9 cya 19 cya 19 umurongo wa 11. Kadusome mu izina rya Yesu. 19:11 aravuga ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. ngiki jambo ryamfashe guhita ntanga imbabazi. amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara yego kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. donc inabi nagiriwe ngomba cyambere kuyirenga kuyidomina nkayirenga nkayica hejuru hanyuma nkababarira rero. yego kandi bihesha icyubahiro. ibintu bihesha icyubahiro. iyo mpaguruka nkajya mu mbuga runaka aha na hariya kuri izi na ziriya ngahangana n'ibyambayeho nari guta agaciro cyane, ariko nahisemo guceceka nsenga Imana. rero n'uyu munsi wa none kuri iyi saha nongeye gutangaza rwose ko mubabariye. yego hanyuma mu minsi mike ahubwo se ni minsi mike ubanza ari amasaha make ahubwo yatambutse numva umuntu arambwiye ngo na Claude ngo nawe numvise yaje gusabye kuri Zaburi nshya. yagusabye imbabazi harya ntabwo nabikubwiye. ntabwo uri wabimbwiye. twakoze ikiganiro gifite amasaha hafi 4. abantu benshi banantera amabuye bati ni gute wakiriye Pastor Claude umuntu nkuriye. ndababwira nti rero ni ibi bintu nabikoze kuko nagombaga kubikora. kuko abantu bari bakeneye kumenya umuhamagaro wa Pastor Claude. bakanamenya uko yaje kwinjira muri uriya muhamagaro abantu benshi bamubonamo. rero turimo tuganira rwose tugitangira ikiganiro aravuga ati mbere yuko ngira ikintu mvuga ndumva nifuza gusaba imbabazi umusaza Pastor Zigirinshuti Michel. aranavuga ati rwose nanjye ndakuze ariko uko biri kose ndi murumuna we cyane 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 ku rwego ntari nkwiriye guhangara kuvuga ibyo navuze. arambwira ati rero Pastor Michel rwose no kuri iki kiganiro umenye yuko ngusabye imbabazi kubw'amagambo nakuvuzeho. abantu babimbwiye bagikurikiye ahubwo icyampa muri rya koranabuhanga ryanyu yaba rubonye iryo jwi rirahari waribona rirahari rwose warimushyiriyeho se wambara ukarinshyiriraho niba waribona. reka ndishyireho rishakire kuko na ririya rya Joseph yonza kuba ndi umuntu wenda wari ufite intego cyangwa uzi ibintu by'ubucakura umwami Imana namubashisha Yesu Kristo umukiza ushaka gukiza ubugingo bwe namushoboza agashaka kubishyira ku mugaragaro azabikore ku giti cye. ariko ngiye imbabazi yansabye kuri iyo tariki n'iyo saha narazimuhaye kandi ubundi azimuhaye. rwose rinshakire abanyarwanda barutuyemo n'abatuye hanze yarwo baryumve. hari umubyeyi witwa Pastor Zigirinshuti. yego Pastor Zigirinshuti
nibyo koko ni umusaza ashobora kuba atambyaye ariko nkaba ndi murumuna wenda nko mu bakangahe bamukurikira bitewe n'imyaka afite ariko umutima wanjye nk'umusaza ambabarire kwiza wishya yego isubiremo nk'umuntu w'umusaza pasiteri ungana gutya pasita Ziginshuti musabye imbabazi yego aho yambonye uko yanyumvise kuko mubo yagizeho akabazo nanjye nari ndimo yego ariko musabye imbabazi yego kandi kubihamisha ko mbabariye ntawazagaruka kuri Zaburi nshya abimbwiye abivuge yuko yakubabariye so pastor wabyumvise abyumvise yego kandi nubu mbyumvise avec sa propre voix yego ariko ubundi babimbwiye abantu yego ariko ndavuga nti bo reka tuvuge ko abakurikira ibiganiro byo kuri Zaburi nshya bamwe bari barabyumvise yego ariko nawe ubu nibwo ngiye gutangaza iki ko mubabariye yego sibyo se yego niba resisabiye ahangaha nanjye bitangaje nga ko mubabariye sinigeze mbona nawe mbona nkubone ariko ndamubabariye yego ariko ikibintera ni iki cyane ndasunikwa n'imbabazi Kristo Yesu yatugiriye yego ngasunikwa n'ijambo riba mu Baheburayo 5 rivuga ngo umutambyi mukuru wese yashyizweho abashyiriweho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu ngo kandi abasha kwihanganira abanyantege nke yego abayobye kuko nawe aguswe n'intege nke yego rero ngomba kwihanganira abantu bose uko bateye ntago dufite imiterere imwe yego rero ni ngombwa yuko ntangaza imbabazi kuri Claude nawe nabyumvuga azabyumva yumve ko namubabariye nta yindi ntambwe ntegereje nyuma yaha yaterwa kuko hari abantu bababarira ugasanga aravuga ati zimeze nk'aho ari inziganyo ni inziganyo z'agateganyo yego si ntegereje intambwe yo kuzaza kunshaka oya ndamubabariye yanshaka atanshaka ndamubabariye yego umutima wanjye nugumya kwibuka biriya bizaba biri muri rya jambo twasomye muri Mugane yego bihesha uwo muntu kwirengagiza iki inabi yagiriwe yego buriya kwirengagiza aryo bita mu Gifaransa ignorer cyangwa se ignorance mu Cyongereza bizaba kubyirengagiza ariko nta muntu ujya byibagirwa yego icyo cyo rwose nta muntu ujya cyibagirwa kandi ikindi kireka ningira reaction ngira mbi ntewe n'ibyo byambayeho ariko ubu nta reaction nyuma y'izi mbabazi na mbere ntayo nari nagize nkanswe ubu ngubu noneho ngize nte mbababariye kuva mbababariye bombi nibyo ngibyo yego reka nkubwire na mugenzi wabo gatatu ntavuze ndazimufitiye kuva urya munsi ndazimufitiye ndazimufitiye niyo mpamvu nababwiye ngo kubabarira ntibisanga umuntu aze ahubwo uri umunyembabazi warigishwa iby'imbabazi ubabura umuntu atari yanaza ibuka Yesu avuga ngo arababari ko batazi icyo bakora nanjye rero ndababariye mu izina rya Yesu Imana ibamugisha cyane hanyuma reka twinjire mu kiganiro cyacu kandi rwose byari bikwiriye gusa nkurikije imbabazi wasabwe ngira ngo nka Magashi nyuma yo kugusaba imbabazi ntekereza yuko ari nacyo cyatumye akuraho ibiganiro kuko nigeze kubireba kuko nagiye haraho nigeze kumva yamvuzemo nsanga ntabikiriho icyo gihe yari yabisabwe ko yabikuraho rwenda hari urwego rwabimusabye ko yabikuraho hari urwego rwamusabye ko yabikuraho yego Yesu abaho umugisha mwinshi kandi rwose abantu b'Imana dukwiriye kujya twirinda mu mivugire yacu kugira ngo tutangize ubuhamya burya umuntu asaba imbabazi akanazihabwa ariko burya hari reputation iba yagize hari ukuntu ubuhamya bwawe buba bwangiritse iyo witwaye nabi Imana ijya idufasha kugira ngo turinde ubuhamya bwacu ngo ndi gutekereza cyangwa se ndi kwibwira yuko abantu basabye imbabazi muba mukwiriye kugira ngo mwitwarire kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi abantu batazongera kubabona mwasabye imbabazi ejo mwongeye mwasabye imbabazi usabye imbabazi arazihabwa ariko kandi nanone murabizi ko hano tukiri hano mu isi umuntu
gusabwa imbabazi akongera birageraho sosiyete ikamufata ukundi kuntu kutari kwisi. Murakoze cyane, reka tubahe ikaze. Murakoze, reka dukomeze inyigisho zacu tugiye no gusoza. Nkuko nari mbivuze nyine ntangira, yari imeze nka resume nari mfashije abadukurikiye kuva dutangira, ariko uyu munsi turavuga ku bice bibiri bya nyuma by'ibyahishuwe. Kuko igice cya 20 kizamo kwa kuzamurwa kw'itorero. Mbona nyine marayika amanuka afite umunyururu mu ntoki, aboha cya kiyoka, itorero azamurwa. Ibyo narabisobanuye ko ni imbaraga Kristo azakoresha kugira ngo kuzamurwa kw'itorero kutabangamirwa. Mwamadufashe cyane. Rero igice cya 21 mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja ritakiriho. Mbona n'ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti, andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Mu by'ukuri gusoma igice cyose nkakirangiza ni nko gufasha abatwumva gusa, ariko hariho amagambo nshaka kuvuga kuri ibice byombi. Ahubwo iki gice ubona gifite titre ivuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kiragaragaza uburyo Imana izahindura ibintu. Imana izahindura ibintu nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Mwibuke ko twabonye ko kuzamurwa kw'itorero kuzaba ari uguhungishwa. Ako mukibuke. Tubona kandi yuko mu guhungishwa bazashyirwa ahantu bazamara ibihe n'igihe n'igice cy'igihe, ari imyaka 3 n'igice, ari minsi 1260. Noneho tubona yuko nyuma y'iyo minsi Yerusalemu nshya izamanuka. Nibyo rero ngibi tubonye hano. Amen. Nibyo bitubonye hano. Uku kumanuka kwa Yerusalemu nshya, ururembo rwera ni urukomatanya bimwe mu bigize Yerusalemu. Iri jambo ururembo ni ijambo rimwe rikomatanya iki? Urusengero bwarwo, ubusitani bwarwo ariko Gahedeni, yego, nicyo cyitwa ururembo buriya mu by'ukuri. Uru rurembo ni urw'i Yerusalemu rwinaha, ariko Yohana byerekwa yabyeretswe nk'aho rumanutse hehe mu ijuru. Siko bitubwiye? Noneho abaduteze amatwi babyumva aha ngaha, ni gute ururembo yabonye rumanuka mu ijuru rusa n'umugeni urimbishijwe, kandi akaba hano bakaba babyise ururembo nka Yerusalemu yo ku butaka n'ubusitani bwayo, ubwo n'imbuga, ubusitani byose, kuki babihuje? Impamvu ni iyi ngiyi. Muri ibi bice ahantu hose usanze Yerusalemu, ibi byahishuwe, ibivugwa mu buryo bubiri. Havugwa Yerusalemu iriya nk'umujyi wa Israheli, muzi utahuza n'umujyi wahinduwe umujyi ejo bundi vuba rwose ku gihe cya Trump, kandi burya hari ubuhanuzi byari bisohoje. Ariko mu by'ukuri umujyi wa Israheli, kapitali muri d'une façon politique cyangwa géographique, yari Tel Aviv. Noneho rero hari yahindurwa umujyi bisabwe cyangwa se byemejwe. Ibyo mbabwiye ko hari ubuhanuzi byari bisohoje burya. None kuvuga ngo Yerusalemu nshya mbona imanuka irimbishijwe ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ni nk'uko tuvuga ngo u Rwanda n'Abanyarwanda. Kuri u Rwanda rwitwa u Rwanda, hanyuma rukagira baki Abanyarwanda. Burindi jambo, abaturage b'igihugu bafata izina ry'igihugu, cyangwa igihugu kigafata izina ryabo. Ariko kubera ko igihugu kibanza, urumva sicyo cyafata izina ry'abantu. Urumva nicyo kiba cyarabanjije. Nigeze kubyigisha umunsi umwe nsobanura ukuntu Imana yaremye isi
ariko nyuma irema iki? Ibihugu, ibiha n'imipaka. Niyo mpamvu buri gihugu kigomba kugira iki? Imipaka yacyo, byo twita les pays limitrophes, aba ari ibihugu muhana iki? Imbibi. Noneho Yerusalemu irimo kumanuka yo n'abantu. Urumva utangiye kubyumva? Yerusalemu imanutse irimbishwe nk'umugeni urimbishwe, bo n'abantu. Si ururembo nk'ubutaka, ariko baje kuba ku rurembo rw'ubutaka nka Yerusalemu. Nicyo bisobanuye. None ijambo ryavuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Uyu munsi wa none mu biga geography, sibyo, n'ubumenyi bw'ikirere, ngibyo bitatu bijye bigize isi. No, bigize isi, okay. Bigize aho abantu bareba amaso yabagarukira. Iki kintu cyo guturuka dusubira hejuru cyitwa atmosphere. Yego, ni isi nk'ubutaka n'amazi. Depuis la création, kuva isi yaremwa, ngibyo ibyo byari biriho. Yisomye itangira iki cya mbere usanga byari biriho. Siko kose? Hariho amazi, hanyuma Imana irema ijuru, irema n'iki? Irema n'isi. Iri jambo ngo Yerusalemu nshya, uyihuje n'amagambo y'Abagalatiya 4, yansomere wumve. Abagalatiya 4:26. Haravuga ngo ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni. Niyo mugeni, très bien. Niyo mama wa twese. Kuko byanditswe ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa. Kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Bakoze garukira ngaho. Ayo magambo yombi yavugaga les deux alliances, amasezerano abiri. Yego, irya Sara n'irya Hagari. Buriya amasezerano yombi bifite ikintu bivuga ku itorero. Noneho Sara agahagararira abakomoka kuri Aburahamu mu gisekuruza. Uranyumva neza ngaho? Noneho Hagari agahagararira twe abanyamahanga mu by'agakiza. Nibyo rumva bihindutse bikazamwe inyungwakazi n'inkundwakazi. Nose muri bari abagore inyungwakazi ninde? Sara. Umva data. Urabyisha. Ubu si inyungwakazi icyo ari cyo? Abana b'inyungwakazi baruta ab'inkundwakazi. Banzu so unyumve neza. Inyungwakazi uzi icyo ari cyo? Naba nkubeshye. Ntabwo mbeshye. N'inkundwakazi nawo nuko. Nibyo ntagwize. Inyungwakazi ni umugore utawe, ni umugore mukuru, ni umugore uhararutswe. Umugore wambaye isezerano. Reka nushaka umwita wa mbere cyangwa isezerano, ariko burya bashaje kandi bari guhararutswe. Noneho uri inkundwakazi n'uharawe, mushyashya niwe nkundwakazi. Noneho rero wumve na ikintu gitangaje, abana b'inkundwakazi, yego, babaye benshi kuruta biki? Yego, ego nibo babaye benshi, babaye bake. Très bien. Ya, noneho umva ikintu ashatse kuvuga rero. Uyu mugeni nawe ho ntabwo twasoma muri dusanga ku byahishwe 19:7. Sibyo? Ahantu havuga ngo mwishime muneze, twishime tuyihimbaze, kuko ubwo bw'umwana w'intama busohoye, umugeni akaba hawe yiteguye. Dore hawe kwambara umwenda w'igitare mwiza uragenda utanduye. Uwo mwenda niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Yego. Donc umugeni hari uvugwa rero ni itorero, urabyumva, rimanukanye nande na Kristo. Bavuye hahandi bitwa Yerusalemu nshya imanutse iva hehe? Mu ijuru, ariko ije kuri Yerusalemu nshya iriya. Umuntu akoze ngo iriya se kukizaho yitwa nshya kandi isanzwe tunayigendamo. Izaba yavugururiwe kwakira uwo mushyitsi mukuru, uwo mukwe n'umugeni we. Ubushize twakavuzeho mbabwira ngo ariko si ubwo saha ngaha ni hano, ariko muri no minsi hari ikintu cyo gukora ubukwe, abantu bakabukorera muri uyu mujyi wa Kigali. Sibyo?
kuwa gatandatu si ubukwe bukunda kuba, ariko ku cyumweru bakabyuka binjira mu makwasiteri n'amavigo n'amavewiti bagiye kubukorera iwabo mu cyaro, sibyo? Ubukwe bwabera hano mu mujyi wa Kigali, ariko ejo mukabyukira Cyangugu, mu Mutara, Ibyumba, Musanze, nko kujya kwereka umuryango umugeni, kuko ubu ntibaba baraje, abaturanyi ntibaje, babyita ubukwe nabwo. Yesu Kristo nicyo azabakoze. Yesu Kristo azaba ajyanye umugeni hehe? Iwabo. N'ikibi ngiye bisobanura. Aha hantu rero abakristo bahumve neza ko icyo gihe tumanukanye nande na Yesu Kristo atuzanye iwabo, icyo gihe nta gakiza kazaba kagisubiyemo baki mu banyamahanga. Twarabisobanura mu gihe uzabanje. Uyu munsi wa none hariho impaka zikomeye mana, Imana ifashe izo mpaka ziveho, urwo rujijo ruveho, kwikekwe ruveho, kuko hari umwigisha umwe wabivuze, yemera ko ngo nyuma yo kuzamuka ku itorero ngo abanyamahanga muri make abakristo bazasigara, ngo hari amahirwe bazahabwa, niko yavuze, ariko siko biri pe, ngo yego, ariko siko biri pe. Nkwereke ukuntu wabibyumva neza, ugiye mu Baroma 11, Abaroma 11 rwose mana yanjye, mu mbabare duhere ku murongo wa mbere, kuko hano hari ibintu byinshi nshaka kuvugaho. Haravuga ngo nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Ntimuzi ibyo byanditswe bivuga kuri Eliya? Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisirayeli abarega ku Mana ati, mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Tukiri aha ngaha, uburyo kiryo gihe n'Abisirayeli bishe abahanuzi? Nari nzi ko ari abanyamahanga. baribo uzi ko ubwami bwari bumaze kwigabanyamo kabiri. Hariho Ubuyuda, yego, hariho kwa Yuda na Benyamini, hariho n'imiryango 10 yamanukanye nande na Yerobowamu. Iyo rero niyo yari yobowe na Ahabu na Yezebeli. Yego, n'aba bantu usumva bajya muri Isirayeli, burya baba bagiyeho. Yego, baba bagiyeho ahantu muri Isirayeli nyine. Ijambo Isirayeli icyo rivuga. Noneho niyo mpamvu uzumva bagiyeyo bose basura Yerusalemu kwayo, kandi yuriyo mu mujyi wa Yerusalemu ubu umeze nk'uri muri leta yigenga yihariye. Mu yandi magambo, Yerusalemu niyo ituyemo n'Abayuda n'Ababenyamini. Hanyuma Yerusalemu bavuga Ikiyuda, hanyuma oya n'Igiheburayo barakivuga byo, kuko Uruheburayo rwo ni ikirimi cyabo bose. Okay. Hanyuma kandi akavuga ngo mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije 7,000 bitarapfukamira Bali. Nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu, ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nuko tuvuge dute? Icyo Abisirayeli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunikira, n'amaso atabona, n'amatwi atumva, uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababera nk'umutego n'ikigoyi. Ababera cyangwa ababere. Kuko Dawidi yanditse ngo kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababera nk'umutego n'ikigoyi, n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi ugumye kubaheta umugongo iminsi yose. Nuko ndabaza nti, basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere Abisirayeli ishyari. Guhagaze gato rero, urumva mfite ibintu byinshi nakavuze aha ngaha, ariko tudafite uyu mwanya. Biriya bintu byose umaze gusoma haruguru biragaragaza icyo bita l'esprit d'endurcissement, nk'uko kunangirwa.
Imana yahise gute yashyize mu Bisiraheli. Yego. Unyumva ahangaha? Ariko uwo mwuka wo kunangirwa nigeze nabisobanura mu zindi nyigisho tugeze kwiga igihe kimwe, nsobanura ko hari itandukanye ryitwa faire endurcir et s'endurcir. S'endurcir no kwinangira, ariko faire endurcir no kunangirwa. Kandi navuze yuko ntabwo Imana ijya inangira umuntu mbere tabanje kwinangira. Très bien, warankurikiye rwose. Bivuga ngo habanza kwinangira, Imana ikanangira umuntu nyuma. Nicyo gituma aba bantu bitwa Abisiraheli bari mu gice cyitwa icy'Abayuda. Barabanje binangira kuwiteka. Muri jambo banga agakiza. Nta mwanya ngo tubivuge neza. Isiraheli yaregwaga kuramya ibyirwamana. Kuvuga ngo imaze gucika mu gice kikagendera imiryango 10. Cyaragiye kigwa mu byo kuramya ibyirwamana, ikindi ubusinzi, ikindi ubusambanyi. Ariko burya ibuyudaho hashinjwe ikintu bita ubwibone. Kumva ko ari wo kandi zo ubwibone bw'imyenda ingofero bwa karuvati n'ikote n'ubwibone bwo kumva warasigaye ku kicaro cy'Imana. Nitwe twasigaye nitwewe twasigaye ikicaro cy'Imana kiri ubwoko bw'Imana. aho kandi kumvise ubwibone. Ariko hepfo ho cyangwa ruguru Samariya ho bari bafite ibyago byo kuremyirwamana, kugwa mu nzoga, mu businzi n'ibindi. Abo bantu rero Imana iza kubanangira umutima ari uko banze iki agakiza. Niyo mpamvu wumvise ngo amaso yabo ate yarahumwe, amatwi yabo barazibywa, bahitamishwa umugongo batunamuka, babyumvise ngo batagira ubwo bumva bakamenya. Niko Zaburi Dawidi yavuze. Nihuse rero hatubwiye ngo noneho soma ahubwo umurongo aka kantu ko nashakaga kavuga ngo gutuba kwabo. Nuko ndabazana 11 basitariye kugwa rwose ngo ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo iki kugwa kwabo shite yabo iyo defect, iyo error, iyo mistake yabo iba ihinduka iki uburyo bwiza, occasion, chance, amahirwe y'abanyamahanga kubona iki agakiza. Iki kintu icyamahona akacyumva neza. Ubu ntabwo akagakiza muri dufite ntabwo kara kacu. No kara kabisiraheli kavanwe n'icyo kintu kajya mu baki mu banyamahanga. Nusoma sinzi ko imirongo yose twayisoma, ariko simbuka nibura usome 25. Kasoma 25 haravuga ngo bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya ibyiri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Urakoze cyane. Ubwo nibwo Abisirayeli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Urakoze cyane. Azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Yakobo nyine ni w'Abisirayeli. Ijambo nshatse kujya ko tuvugaho cyane nirivuze ngo bene data mwebwe abakijijwe, vuki et sauvé, mwebwe abakijijwe, ntimwibeshye na gato. Yego ngo mwirati, muramenye mutajya gute mutirata. Mwirati cyagakiza mwakiriye. Oya, kuko ahubwo ndashaka kumenya ibyiri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima kugira ngo mukizwe. Wumve ko ari bamwe ntago ari bose. Kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Ariko ibyo nibirangira Abisirayeli bose bazakizwa. Amen. Iyi mirongo ndayitangira kugira ngo abantu bumve ko chance y'abanyamahanga ni iyi gusa. Amahirwe y'abanyamahanga naya gusa. Numva bishobotse wasoma 12 ugasoma no 13 tumva bavuga hano kuri cya gice cya 11. Yego mu 12 aravuga ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Iyo umuntu avuze ijambo wumva iki pereze? Iyo umuntu avuze ngo nkanswe buriya nkanswe iba yenda nko kuvuga ngo bizarushaho.
yego ça sera de plus niba kugwa kwabo kwarabereye bari mu isi ubutunzi gutuba kandi gutuba kwabo gutuba no kuba bake kukabera abanyamahanga ubutunzi yego abanyamahanga twigobakije yego ni nkaho kavuze ngo kugwira kwabo no kuzamera gute kuzamera gute bande abanyamahanga kuzamera gute se 13 ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye kuko ndi intumwa ku banyamahanga kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu mbona uko nkiza bamwe muri bo 15 ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana kugarurwa kwabo ntikuzaba kuzuka ubwo ifu y'umuganura ari yera nirobe naryo niko riri kandi ubwo igishyitsi ari kera n'amashami nayo niko ari aha hantu rero nsubira gato gatoya ndababwira mwego ry'amahanga ko noheza umurimo wanjye kuko ndi ntumwa kubake ku banyamahanga ijambo ry'Imana bitwereka yuko Petero yahamagawe mbere siko subize yego niwe asigaranye itorero Pawulo rwose yaje kwihana nyuma cyane ariko mu by'ukuri Petero asigaranye iki itorero noneho Petero akagira akantu muri we murakazi ko gukunda no kubwiriza gusa abakebwe yego les circoncis cyane abakebwe yego yari muri cya gice cy'abari abayahudi nyine yego we yakundaga abayahudi bakebwe yego none Imana irabireba na Yesu haleluya bibaza noneho abanyamahanga batigeze bamenya ibyo gukebwa bozamera bate Imana ihamagaye nde Pawulo ari wari Sawuli kugira ngo aze mubwiza ko baki w'abanyamahanga batakebwe nizo mpaka rumwe mwabonaga ziba hagati ya Pawulo na Petero buri gihe ntibumvikane yego musiko zakemuwe na concile inama y'abayeveke yego yabaye ariko kandi nanone Imana yagendereye Petero yaramugendeye cyagihe ari kwa Korneliyo bamba ari kwa Simoni w'umuhazi yarabimuhishurira agera kwa Korneliyo yatsinzwe yego ariho yavugiye ngo menye neza ko Imana turabona kubutona aha ngacyo nshaka kuvuga kuko cyakisho nayitanze ndenda kuvuga ko ibyo bice byombi Pawulo aragira ati genda abaye muvuga ubutumwa cyangwa umwigisha w'abanyamahanga ngo nteze ishyari bene wacu kuko nawe ari umuyuda uvuka itaruso yego akagira ati Imana yampamagaye kugira ngo nibura turebe ko bene wacu mugaravuga abayuda bagira iki ishyari none iryo shyari kabatera gushaka ibyo abanyamahanga babafatanye buri njambo hari ibintu abanyamahanga babafatanye reka ngerageze mbyigishe ndebe ko natera ishyari bene wacu aha rero haje muri ijambo ryitwa ifu hazamo n'amashami n'igishyitsi byose ubwo ifu y'umuganura ari yera iriya fu y'umuganura bavugaga ni ubwoko bw'Imana butari itorero le peuple de Dieu ari bo Israeli none ubwo ifu y'umuganura ari yera ubwo irobe siko riri none irobe uzi ko ari ifu iba yagize gute yatekewe amazi igashyirwamo ikariko bishaka kuvuga iki rero bivuga ngo batoranijwemo bakurwamo umutsima n'ikitorero sobanura burya buri irobe bisobanura itorero ryavanga muri abo rikorwa nk'iki umutsima rishyizwe mu mwanya wabo nana bivuze ubushize ko ari rwo rubanza ruzabaho kuzabona abantu bakabaye bari mu bintu byabo batabirimo nuko intebe bakabe bicayemo zicawemo n'abandi nicyo bisobanura igishyitsi nacyo rero iri jambo igishyitsi rirashaka kuvuga ubwoko bw'Imana ba Aburahamu ba Yakobo Isaka na ba Yakobo nibo bishyitsi amashami akaba abanyabisirayeli nyine bakomokaho ariko ibaze bavuga bati none se urinda kwigira gutyo ni wowe umeze ku gishyitsi bamenye igishyitsi kimeze kuri wowe ko ahubwo ari wowe umeze ku gishyitsi none bakajya kwigira jambo rero ry'uko hari ishami ryagize gute ryahwanyuwe donc mu mashami menshi yari ay'igiti cya Elayo kiba mu rugo rw'Imana mu mashami menshi hahwanyuwemo rimwe kugira ngo muri kimwe akanya k'imunzenzi wo mu butayu
abona abanyamahanga ni wa munyamahanga wagize wateweho hanyuma amaze guterwaho yonka amakakama ya Elayo kandi yira imbuto za Elayo. Ibi byose ni amahirwe yahawe umunyamahanga atazongera guhabwa. Abaheburayo 9:27 twumve. Abaheburayo 9:27. Abaheburayo 9:27. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambirira ibyaha abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Urakoze cyane. Ngije amashaka wenda tukahava tukisubirira hirya mu byahishuwe. Iyo tuvuye tukiri muri igice cya 21 cy'ibyahishuwe subirayo nkubwira ahantu ndebera byahishuwe 21 yego umurongo wa 9 ya byahishuwe 21 umurongo wa 9 aravuga ngo haza umwe wo muri ba marayika 7 bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago 7 by'imperuka avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwere ku mugeni umugore w'umwana w'intama. Haleluya. Hagaragato present. Ngwino nkwere ku mugeni umugore w'umwana w'intama. Muri jambo ngwino nkwere ku mugeni umaze iminsi ashyingiwe wamaze kuba umugore w'umwana w'intama ari we Yesu. Nk'ukuziko iyo ujyanye umugeni wawe wanyu umujyana yari umugeni kwa 6 yego ariko yamaze kuba umugore yego abyumvise yego kiragiye Kristo azatumarana nicyo birayita kutwishingira yego ya ndetse ntabwo biratinye kuvuga ngo azaturongora yego umuntu arongora umugeni we yego. Komeza umurongo wa 10. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rufite ubwiza bw'Imana kurabagirana kwarwo gusa n'ukwibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi rubonerana nk'isarabwayi rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12 no ku marembo hariho abamarayika 12 kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana. Ibintu ushaka kubireke kuko byo ubwo wamaze kwataka juste cyo nakwita Yerusalemu yo kubutaka. Buri cyo turuka haruguru wari muvuga wa mugeni n'umukwe we yego bamanutse mwe twazo tuvuga kare ngwino nkwereke umugeni umugore w'umwana w'intama burya nibyo uri mu kusoma hari haruguru. Noneho rero ubwo urumva bamanutse baraje uwo mwanya wabyerekwaga abona bahageze kandi abona aho bari hateye kuriye yego hafite ubwiza bumeze kuriye harabagirana kuriye hari ahantu magiye kenshi sinda habona n'ubwiza bumeze nk'ubwo uvuga yego cyane ko uyu munsi tuvugana ni itongo yego ni itongo hagaze gusa fondation milestone yego none rero ibi byose wumvise bavuze hano ni ibigaragaza amarembo yaho n'abayarinze wabyumvise n'abayarinze yego amarembo yaho n'abayarinze rufite inkike nini kandi koko nini kandi ndende n'amarembo 10 nangahe nabiri no ku marembo yaho hariho abamarayika 12 bivuga ngo aha ntago basobanura niba les 12 anges niba abamarayika 12 bari kuri buri rembo ariko bavuze ko abamarayika ni n'amarembo bingana nicyo bavuze ahangaha. Aha rero twe kuhatinda tugere ku 22 umurongo 22 noneho rero haravuga ngo icyakora sinabonye urusengero muri rwo mwimbere au dedans inside yego ntago nahabonye yego
kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo. Haleluya. Icyakora mu byo nabonye sinigeze mbona hehe mu rusengero mo imbere. Uyu munsi wa none nkuko bivuze urusengero ni itongo kandi ni impande enye ariko ebyiri zingana, ntabwo ari kare, ni rectangle. Sorry, ni impande enye zingana ariko muri rwo hagati niho hubatse umusigiti. Ibintu twese kubiganira iki gihe kimwe. Twarabiganira ntabwo ndi kubyibuka neza, ariko ndumva ayo mateka ahari abantu bayazi. Ndabwira ko iryo tongo uwo musigiti urimo niwe uzasenywa, n'ubuhanuzi buri rwose kuzasenywa, hanyuma hakongera agatunganywa, urwo rusengero rwose rugasakarwa, Kristo akaba ariho akorera ibye ashyira n'ubwami bwe. Impamvu rero ntahabonye mvuga ijambo rikomeye hano bavuze ngo kuko ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo. Imagine kuba Imana n'umwana wayo bahindutse iki? Urusengero. Bahindutse iki? Urusengero. Hita wibuka abantu bahora bibaza ko hazaba hato mu myumvire yabo. Hita wibuka abantu bahora wibaza ngo tuzicara he. Nicyo kintu abantu bakunda kumbaza. Ko yavuze ngo unesha azica buryo bwe nkuko nawe nesha akica buryo bwa data. Nzagira buryo gute? Ariko iki cyakemutse. Niba urusengero rutagaragara Imana n'umwana ubwabo bazaba ari iki? Ari urusengero. Plaisir harenge mbasabye kutazajya murenga ku byahishuwe byavuze. N'ubu n'umuntu tutagiriwe. Ariko nivugira aka kantu tumaze igihe twebwe ubwacu ahubwo turi insengero z'Imana. Siko byanditse mu nzandiko za Petero. Tumaze igihe turi insengero z'Imana. Haleluya. Amen. Tubuzwa gutsemba urusengero rw'Imana kuko uzabikorera na Imana izamutsemba. None nibaze kubizahinduka noneho Imana ikatubera iki? Urusengero. Ako tukarenge. Ariko namise numva makantu mishuriyemo gake. Kavuge twumva. Nzakubwira ubutaha. Uzakambwira ubutaha. Ngo kandi urwo rurembo 23 ntirugomba 23 aravuga ngo urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi kuko ubwiza bw'Imana ari bo buruvira kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo. Urumva nkuko mu rugo rwacu hano sibyo hari nyine amatara acanye ku muhanda hanze, hakaba naya yo hanze mu mbuga. Ubwo sekireraje hanze umucyo waho rero yego kumwe abantu bakenera umucyo wo hanze ni Imana. Yesu akabiki une lampe akabitabaza. Njya murabizi ko hariho umucyo hakaba n'itabaza. Byumbiro bizaba bikenewe kandi bazaba bahagije. Imana ishimwe. Ndagira ngo dufate 22 dusoze. Jya mu gice cya 22 kuko ndagira ngo tugisorezeho. Anyereka uruzi soma. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama. Ariko reka mbanze mbaza akabazo gatoya aho ngaho. Yesu Kristo n'Imana bazaduhindukira urusengero muri icyo gihe gusa cyangwa ubu ngubu ho gutwasengana nabo mu buryo bw'umwuka mu mwuka. Ari Yesu yavuze muri Yohana 14 kuva kuri 17 ni mu nkunda muzitondera nanjye nzasaba data mufasha. Uwo mufasha ni umwuka w'ukuri ushobora kubisa muhabwa kuko batamurura kandi batamuzi ariko mwe muramuzi. Sinzabasiga imfubyi ahubwo nzaza aho muri. Icyo kintu rero cy'ubusabane tugira na Kristo mu mwuka ni icyo cyonyine gusa. Kuko niyo badusuye mu materaniro dusengana n'abari ko tudasengeye muri bo mu buryo bw'umubiri, ariko dusengana nabo mu rusengero ari rwo. Ariko icyo gihe nibo baba bari muri twe. Yego, aho ndabyumvise. Muri iri jambo yo plaisir agiye guterana. Abagiye mu by'ukuri gusharinga ibyo yamaranye iminsi muri rya teraniro rye. Niyo mpamvu uzumva hari indirimbo zirimbira muri wowe, ukumva hari ijambo ririmo kwigishizwa muri wowe. None muri icyo gihe
rwa rusengero icyo gihe rero nta mwigisha uzigisha nkuko tubatumira nta konseri nta korari kuko buryo nta erayoni nta ordination wabyumvise nta huziya nta baraka nta shalom kuko kandi nta Nyarugenge nta Gasave nta Kinya nta Remera ahubwo icyo gihe Imana izabaye urusengero rwacu amen Imana ishimwe na Kristo Imana ishimwe cyane twambuke tujye muri 22 anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutemberera mu nzira nyabagendwa hagati gutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urugo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga nta muvumo uzabaho ukundi ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo kandi imbata zayo zizayikorera zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo muretse gato zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo ako kantu kuri kumvuga ngo ashwe ndeba nkubwire zizabona mu maso hayo urimo kundeba izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo izambata uretse kunama weho wikunama uri mu ndeba intore z'Imana zizareba mu maso hayo yego ariko izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo hitubikurura wumve muri biology tuvuga ko iyo turimo turebana gutyo imboni yawe nako wibona mu mboni yanjye nanjye nkibona mu yawe ibaza icyo kintu nuko bizameze turebana n'Imana bivuga ngo izina ry'Imana tuza turireba hehe aha yego tuza tubona Imana hano nako turi aha ngaha nayo ibona amazina yacu hehe ku rwacu tuza turi gusa n'Imana Imana ishimwe ndebera ku murongo wa 5 nta joro umurongo wa 5 avuga ngo nta joro rizabaho ukundi kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba kuko umwami Imana izabavira kandi bazahora ku ngoma icyo twacyumvise ko ari umucyo ndashaka gusimbuka umurongo wa 10 kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuzayazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi komeza 11 ukiranirwa agumya akiranirwe uwanduye mu mutima agumya yandure umukiranutsi agumya akiranuke uwera agumya yezwe ndaza avanzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ubu umuntu ashobora kwibaza ngo ariko iri jambo iri ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agira ate agume yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe umuntu yakoze ngo aya magambo ko yavuzwe kera kandikwa kera nayaryari yabwirwaga abandi buri ibyahishuwe nibyo nababwiye ntangira ku munsi wa mbere mbabwira ko ijambo ryitwa iminsi y'imperuka ritangirana cyangwa iyo minsi itangirana no kuboneka kwa Kristo avutse naho ariko havuga ko itorero sibyo nzi ko itorero rivuka ku munsi umwuka wera yamanukaga rihabwa umwuka wera mu by'ukuri ryarimo rikomezwa nk'uko babyita ngo tugiye gukomezwa ahantu hana uyu munsi bakomejwe kigiye giye kwari gukomezwa ariko mu by'ukuri Yesu yararisize yasize ririho niyo mpamvu yagiye ryiringije byane byose nzagaruka mbajyane nimpagarika imitima dusa mugume mu murwa murindire ibyo byose nibiho ko yasize ririho urya munsi kwari gukomezwa kwaryo rero icyo nshaka kubabwira hangaha ni ukuvuga ngo ubu ni ryari iri jambo ryavuze ngo ukira ngo byakiranirwe uwera gumye yezwe uwandi komeze yandure uyu munsi wa none tubihagazemo uwandura akomeze yandure uwezwa akomeze yezwe kandi iri jambo waryumva yagira ngo ni uburenganzira abantu bahawe yagira ngo habayeho kwivumbura
kwa Kristo weza. Ni nkako byenda kumera ko byaba kwivumbura, ni nko kwerekana ngo amahirwe yo kwihana aragenda ashira, amahirwe yo gukiranuka aragenda ashira ku bakiranirwa, kandi yo kwezwa aragenda ashira ku banduye mu mitima aragenda ashira. Ariko reka mbabwire, uzi ko ibintu nk'ibi ngibi tuzajya tuyoberwa igihe byasohoreye. Ngaho reka mbabwire, harya wakijwe ryari? 2012. Ubu ngo umaze imyaka 12 ukijijwe. Mu by'ukuri ukizwa mu mwaka wakijijwemo, ubutumwa bwo kwihana bwari bwagabanuka nk'uko bimeze ubu. Buri kugabanuka ku rwego ruri hejuru. Donc abigisha benshi ntacyo bitayeho ku byo kwihana kunyabyaha cyane rwose. Abashumba benshi ntacyo bitayeho ku byo kwihanisha. Yego. Namba oya biramurora. Icyo kibere kikiri ijambo ryasohoye. Nukugira ngo ukiranirwe bunye akiranirwe kandi aterane. Wandi mu mutima gunye yandure kandi asenge. Ajye no ku musozi. Mbega ni bibabaje. Iriya endorsement kuriya kunangirwa kungana kuriya, yego murete mubona ko gukaze. Yego gukaze buriya cyane. Ariko mpora mbivuga kenshi, uzi kugira ngo umuntu yemererwe imirimo yose yo mu ihema, yemererwe kuramya, ahimbaze, ezagirwe muyobozi w'urubyiruko, andagirwe abagore, andagirwe abagabo, andagirwe wungirije umushumba, andagirwe umubitsi, andagirwe donc uzanshingano zo mu rusengero zose azihabwe, ariko acyanduye mu mutima, akiranirwa. Donc ni ijambo riba risohoye burya. Twihute dusoreze ku murongo wa 17. Murongo wa 17. Murongo wa 17 uravuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Nahanga nsoreje, ndashaka gusoza kuri ijambo rivuga ngo ibyago, malheur, ku bantu bagabanya kuri ubuhanuzi cyangwa se bagira gute abongeraho. Nshuti zanjye muteze amatwi ijambo ry'Imana, mwari muzi ko intege nke zanyu z'imibiri yanyu zirimo gutuma hari ibyo mugabanya cyangwa mukabyongeraho? Ndasobanura aya magambo. Umuntu arakururwa n'irari ry'umubiri, agakururwa no kwifuza k'umubiri n'ibyo umubiri wifuza, agakururwa n'imirimbo y'umubiri, yego, hanyuma akongeraho ku byanditswe. Abyongera ate rero? Afata ibisanzwe akongeramo gato. Nguha urugero, Imana ireba mu mutima. Ntacyo umutima unshinja. Iri jambo Imana ireba mu mutima, hari n'ikindi gisa kuvugaho. Ryavuzwe ryari, rivuzwe nande, ribwira nde. Ibintu bitatu mugomba kujya mushingiraho mukamenya ijambo risobanura. Ryavugiwe kwa Yesayi Betelehemu, yego, ari umwuka ribwira, ari Samweli ribwira Yesayi ku bahungu yaramuritse, ashaka kuvuga ko mu kwimika abahungu ba Yesayi kubonamo umwami ireba hehe mu mutima. Yesayi icyo gihe yari yagendeye kureba physical appearance, mu bigaragarira amaso, ubusore, ubwiza, yego, physical appearance nizo yarebaga. Noneho Samweli atireka da, yo se buryo uri muramurikira abahungu bawushingiye kuri ibyo. Ibyo si by'Imana ireba, ntago ireba uburanga, si igihagararo cy'umuntu, si amashuri yize, si yego, ahubwo ireba hehe mu mutima. None ubu ngubu abashaka ubwibone, yego, n'imirimbo y'umubiri wabo, yego, babihinduye iturufu, yego,
kandi si byo, mu by'ukuri si byo. hari n'uhura nawe akakubwira ngo uri muri situation ikugoye cyangwa se gushaka gukemura ibibazo runaka, yahize akavuga ati Imana iravuga ngo nubura ubwenge izaguta. Yego ngo nubura ubwenge izakureka. Naho ubwo wenda bwiye umuntu ufite umuhamagaro wo gukorera Imana, Imana yabujije kugira ikindi akora, urimo agenda avuga Kristo Yesu, n'ubwenge izaguta. Naho ko mbabwira ni umuhamagaro ni ukugeragezwa cyane, kandi yo kugeragezwa azatabarwa. Rero ntago natanga ingero zishoboka zose ngo zibone zirangize z'abantu bongera ku byanditswe. Icyo nshaka guhagarikiraho ni iki ngiki, bamwe bongeramo ku bw'inyungu n'irari ry'imibiri yabo, abandi bagabanyamo ku byo bashaka kwishimisha no kuneza imibiri yabo, ariko hari n'abongeraho cyangwa bagabanyaho bashaka indonke. Aya magambo yose kirazira kuyongera no kuyagabanya ushingiye ku ndamu z'umubiri wawe n'umutima wawe. Ukaba bashaka indonke bigisha abantu ibitambo, ntumpinguke imbere ntacyo uzanye. Yego, ariko se abantu bose baje imbere ya Yesu niko bazaga bafite icyo wazanye? Se umugore wamukoze ku ncunda agakira icyago cye yari yazanye iki? Byose impumyi se yahumuye yabuvukanye yatanze irihe turi uwo mwanya cyangwa yarizanye imbere, hari yazanye imbere. Urumva rero ni abantu bari mu kongera. Umwamba bafashe kandi abaha umugisha, ndabifuriza rwose kuzumva impanda nimo mukiriho, cyangwa se mwa mwarasinziriye, nabwo ndifuza kuzayumva ko nabo bazayumva basinziriye mu bituro ariko barapfanye kwizera. Iyo magambo yo bavuze ngo ibyiringiro byanjye nzabipfana, ndabikomeje nzabipfana, byisasire ngire nte byiyorose, kandi icyo gihe wampamagara nakwitaba. Imana bamugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Reka dusoze dusenga. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi cyane. Mana yacu ishobora byose, shimirwa izi nyigisho waduhaye gutanga, shimirwa abantu bazikurikiye, birumvikana ibyahishuwe birimo ubwiru bwinshi, ariko ndabizi ko bike bagiye babasha kumva bakabisobanukirwa bizabafasha. Yewe na mbere yuko bazumva, abawe uzabikomezaho, nta numwe uzavamo ngo arimbuke, kandi nta mazabura urazizi, nazo zirakuzi, zizi ijwi ryawe nawe uza amajwi yazo, ndetse rero irambwira ngo ntabwo zijya zikurikira andi majwi kuko ndi zitayazi. Rero ufashe itorero ryawe rigukurikira aho ujya hose, kandi riyoborwe nawe. Urakoze kugeza ku munsi impande izavuga itorero rigataha, kandi abashobora kugenda mu buryo bw'igare nk'iryacyuye Eliya, nabo ubaho umwiteguro mwiza ukwiriye. Ndagushimiye ko byumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen.